mwaramutse mwaramukanye amahoro inshuti z'Imana ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi mboneyeho no kubakomeza kubihanganisha muri iki gihe turimo nk'abanyarwanda, igihe turimo kwibuka genocide yakorewe abatutsi Mata 94, aho imbaga y'abantu yabuze ubuzima ikavutswa kubaho kwayo bazira uko babaye, bazira uko Imana yabaremye, bazira akarengane. Navuga ngo dukomere cyane cyane abarokotse iyi genocide yakorewe abatutsi. Navuga ngo dukomere kandi dukomere twiyubaka. Imana yo mu ijuru ikomeze kudukomeza kutugira neza, none kandi dukomeza no gusenga Imana kugira ngo idukize iki cyorezo turimo muri iki gihe gihungabanyije isi yose ki COVID-19. Hamwe n'Imana iyaturokoye cya gihe, iyatutambukije kiriya gihe, na n'uyu munsi yakongera kandi ikadukiza. Imana yo mu ijuru rero ikomeze kubagirira neza kandi bamugisha. Muri kumwe nanone na Pastor Frank G Iherezo, reka tuganire ijambo ry'Imana muri iki gitondo, ariko nanone bahumuriza mabwira ngo muhumure. Hari igihe tuzaba muri uyu murwa muri yatubwiraga ahataba ibyago ntihabe n'amakuba. Imana ibagirire neza. Turakomeje rero nanone n'inyigisho yacu twatangiye, turacyakomeje nayo, ivuga ku buzima bwacu, ivuga ku miraba y'ubuzima duhura nayo. Ubushize turimo tuganira n'abayahaye urugero mbereka ko iyi si turimo igereranywa n'inyanja, naho ubuzima bwacu tubayemo twese jye nawe bukagereranywa n'ubwato bugenda kuri iriya nyanja. Rero muri twarebye ko muri ubu bwato tugendamo ari bwo buzima bwacu bwa buri munsi hano hanze, duhura n'abanzi b'ubuzima, ariyo miyaga, ariyo miraba iba muri iyo nyanja. Niyo twaganiriyeho, na n'uyu munsi rero turakomeza tuyiganiraho. Ubushize twaganiriye ku miraba y'ubuzima, dufatiye urugero igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be barimo bambuka inyanja, biriwe ngo Yesu ari mu bwato asinziriye. Twifashishije icyanditswe cyari mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 8 bihereye ku murongo wa 23, aho twabonaga abantu bari mu bwato, umuyaga uraza uba mwinshi cyane, batangira gutaka, ariko ngo Yesu yari asinziriye. Ndetse ari nabwo bwa mbere twari tubonye muri Bibiliya ahantu handitse iryo jambo ngo Yesu arasinziriye. Aribwo twibazaga kuki yasinziriye muri iki gihe cy'imiraba, twabiganiriyeho. Uyu munsi rero turakomeza nanone n'inyigisho y'imiraba y'ubuzima. Tugiye kureba ubundi bwoko bw'imiraba cyangwa se ubundi bwoko bw'imiyaga ijya ihungabanya ubuzima bwacu, igihungabanya ubwato bugenda kuri iyi nyanja ariyo si. Turasoma nanone iriya inyigisho rero utabashije gukurikira radio cyangwa se utabonye umwanya nonaha, unazikeneye n'undi ujya kuri YouTube cyane ukandikamo izina, ushyiramo Gisagara Frank, inyigisho urazibona, hanyuma ugakomeza ukazumva. Imana iduhana umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana noneho uko ryanditswe na Mariko. Turasoma igice cya 6 duhereye ku murongo waho wa 45. Biravuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsaida. Asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Bumwiriraho ubwato bumaze kugera mu nyanja muhengeri, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere,
mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja asa n'ushaka kubanyuraho, ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja batekereza ko ari umuzimu, ari imizimu y'inyanja. Batekereza ko ari umuzimu, barataka kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima. Ahera ko arababwira ati, nimuhumure, ni njye, mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza. Barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'iby'aya mitima, kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rero, aho turimo kureba noneho hano turahabona ubundi bwoko bw'imiraba. Ubushize twabonye imiraba y'ubuzima, ibirimo ibibazo bitandukanye, indwara, ibintu byinshi bitandukanye twarabibonye. Uyu munsi tugiye kureba ku bwoko bw'umuraba cyangwa se ubwoko bw'umuyaga, noneho Bibiliya isobanura n'icyerekezo cyawo cyangwa se direction yawo. Umuyaga uturutse, Bibiliya ivuga ngo umuyaga bageze mu nyanja hagati, ngo umuyaga uraza ubaturutse imbere. Imiyaga n'ubusanzwe irahuha mu byerekezo bitandukanye bitewe n'icyerekezo urimo. Umuyaga ushobora guturuka ku ruhande, umuyaga ushobora guturuka inyuma, umuyaga ushobora guturuka iburengerazuba, iburasirazuba, umuyaga waturuka ahantu hariho hose. Noneho tugiye kureba se uyu muyaga waturutse imbere, bari mu bwato barimo bagenda, uyu muyaga uturutse imbere y'umuntu ushatse kuvuga iki, cyangwa se twabihuza gute n'ubuzima bwacu tubamo muri iyi si? Iyo niyo nyigisho yacu tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu muyaga uturutse cyangwa se uturuka umuntu imbere iyo agenda, ntabwo ari umuyaga usanzwe nk'uko bavuga ngo ni umuyaga urimo guhuha, ahubwo izi ni imbaraga z'umwanzi zituruka imbere y'icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu, aho werekezaga ubuzima bwawe, aho urugendo rw'ubuzima bwawe, aho batekerezaga ubuzima bwawe ko buzagenda, imibereho yawe. Uyu ni umwanzi uguturuka imbere ugukubita kugira ngo either agukerereze cyangwa se akunanize cyangwa se atume uhindura icyerekezo cy'urugendo rwawe. Ibi ni byo tugiye kuganiraho rero muri iki gitondo, kandi ndabizi ko Umwami Imana ari we udufashemo. Biravuga ngo uwo mwanya ahatabigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsida. Akenshi iyo umuntu agiye gutangira urugendo, agiye guhaguruka, abazi neza aho agiye kandi abazi neza n'ikimujyanye. Ariko yaba agihaguruka agitangira, yagera imbere gatoya, akenshi ibintu abantu benshi batangira siko babisoza. Abantu benshi ibintu batangira, intego z'ubuzima bwabo kuva mu bwana bwabo uko bagenda bakura, ni abantu bake cyane ku isi uzasanga uko bateguye ubuzima bwabo ariko bwagenze. Ibintu byo tugiye kuganiraho, ese kuki umuntu atangira ubuzima bwe, kuki atangira urugendo rw'ubuzima, kuki umuntu ashyiraho intego z'ubuzima bwe, kuki umuntu ashyiraho iherezo ry'urugendo arimo kugenda, ariko bikananirana bikarangira atabigezeho. Biterwa n'iyo mpamvu yabitangiye abishaka, yabitekerezaga abishaka, ikintu cyose yakigiyemo yumva gishaka, ariko se kuki kinanirana ntagikomeze ngo agisoze? Uyu munsi rero niryo jambo tugiye kuganiraho, turebe kuki ibyo watangiye, kuki ibyo natangiye, kuki ibyo utekereza gutangira, kuki ibyo abo wabonye, ibintu byose bagiye batangira byabananiriye mu nzira. Ese ni ukubera ko bari barabiteguye nabi? Ese ni ukubera yuko babitangiye mu gihe kitari cyo bagomba kubitangirira? Ese umuntu yakwibaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo dufatanye turebe iri jambo ry'Imana, dusesengure Bibiliya cyane kugira ngo twumve neza icyo ijambo ry'Imana ritubwira kuri ubwoko bw'imiyaga. Kubera ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi Imana niyo yaremye isi n'ibiriho byose. Nta kintu na kimwe kiri ku isi kitaremwe n'Imana. Rero turagira ngo turebe, dukoreshe Bibiliya, ni ijambo ry'Imana, n'imvugo y'Imana, n'ururimi rw'Imana, dusobanukirwe neza, tubihuza n'ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi. Ubu bwoko bw'umuyaga nk'uko nababwiraga buturuka umuntu imbere, ni imbaraga z'umwijima ziba ziri imbere y'icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu. Buri muntu wese agira inzozi ze,
buri muntu wese agira imishinga ye, buri muntu wese agira uko atekereza ubuzima bwe aho yabwerekeza nuko yumva yabaho. Ariko ni gake uzasanga umuntu akubwira ngo ngewe ubuzima bwanjye uko nabuteguraga, uko nabuteganyaga niko bwangendekeye. Ni ahantu hake cyane uzasanga iyi bene imvugo. Noneho tukibaza ngo kubera iki umuntu uko yateganyije kubaho, umuntu uko yateguye urugendo rw'ubuzima bwe, umuntu uko yumvaga, ndetse rimwe na rimwe akaba yaranabisengeye, ese cyangwa se akaba yarafatiye urugero ku bandi babikoze gutyo kandi bigakunda, kuki we bitakunze? Uyu mwanzi, izi mbaraga z'umwanzi zituruka imbere y'ubuzima bw'umuntu ni imbaraga zikomoka ahantu henshi hatandukanye, tuzakomeza tugenda tuganiraho. Hari izikomoka mu muryango w'umuntu akomokamo, aho haba hari inzigo z'imiryango, ntago ndi bubijyemo cyane uyu munsi kuko atari byo turi buganireho. Hakaba nanone n'izindi mpamvu zituruka hanze zitari zo mu muryango umuntu avukamo, ari ibindi bibazo bivuye hanze umuntu ahura nabyo. Izi mbaraga rero zituruka imbere mu cyerekezo cy'umuntu, uyu muyaga wene ubu bwoko utaraturutse inyuma, utaraturutse ku ruhande ugaturuka imbere, ukubita umuntu mu maso ushaka ko ahindukira, kwarambirwa, kuko ukubita umuntu ukamubuza gukomeza imbere. Izi rero ni imbaraga zibuza umuntu gukomeza urugendo. Abantu benshi hano ku isi, hari ibintu byinshi cyane abantu batangiye ariko ntabwo byakomeje. Kuki bitakomeje? Igihe yabitangiraga yarabishakaga, yanabiteguye na neza, ariko ageze imbere ahura n'izi mbaraga, ahura n'uyu muyaga. Uyu muyaga umukubise rero asanga bya bindi yari arimo aravuga ati ahubwo naribeshye, abirambika hasi asubira inyuma. Iyo urambitse hasi ugasubira inyuma, ubutsinzwe, izi mbaraga ziba zigutsinze, kandi izi ni imbaraga z'umwanzi. Igihe watekerezaga ruriya rugendo, igihe watekerezaga uriya mushinga, igihe watekerezaga iriya business, igihe watekerezaga kiriya kintu wari ugiye gukora runaka, ni umwuka w'Imana wari muri wowe akubwira ngo gikore kandi kizemera. Utangiye kugikora rero ugeze imbere ukubitana n'uyu muyaga, ukubitanye nawo urakubwira ngo ntibishoboka. Izi ni imbaraga zibuza umuntu. Nari ndimo nganira n'umugabo umwe hano, twari hano mu mujyi wa Kigali. Noneho hari ahantu twari turi, hari business y'umugabo hano muri Kigali, business nziza, ubona imeze neza. Noneho ntabwo ariko ni gute umuntu akora business nk'iyi ikaba imeze neza gutya, ikaba stable, uyibona ukabona ko ni business ituje, nta miyaga myinshi ifite yikubita, ndetse unarebye n'imbere ubona ko ishobora kuzamara igihe kinini cyane nta bibazo ihuye nabyo, keretse wenda bibaye ibibazo bituruka uko byakomoka kuri nyirayo bwite, ariko ibibazo byo hanze nta bihari. Arambwira ngo uyu mugabo yewe ni inshuti yanjye, naganiriye nawe, ambwira yuko kugira ngo iyi business ye ubona imeze gutyo urimo kureba, hari izindi business nyinshi cyane yatangiye. Arambwira ngo yamujyanye muri office amwereka kashi, sinibuka neza umubare ko zari hejuru y'150. Izo kashe zose zari kashe, buri company yagiye ihomba yari ifite kashe yayo akayibika, buri company yagiye ihomba yari afite kashe yayo akayibika. Arambwira ngo yarahomba, business ziranga, akaryeserenga company ejo akongera akazifunga, arahomba. Ziriya kashe zirenga 150 zose ni company zahombye. Ariko uko yakomeje kwihangana, agahangana n'izi mbaraga zari zimuturutse imbere, agahangana n'izi mbaraga zari mu cyerekezo cy'ubuzima bwe, agakomeza ntacika intege, yagejeje igihe afatisha business imwe uyu munsi irahari, irakora kandi imeze neza. Rero nuvuga ngo izi mbaraga zibuza umuntu gukomeza, daza kubereka ibintu ukora kugira ngo ubashe kwihangana, ureke kuva mu murongo w'ubuzima watangiye, ureke gukangwa n'ibyo ngibyo ubona, ureke gukangwa n'imitontomo y'intare ziziritse, ureke gukangwa n'imirabo y'ubuzima. Hirya y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana yacu. Yesu nashimwe cyane. Hirya y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana yacu. Iyi miyaga nanone ikindi kintu ikora ku buzima bw'umuntu cyangwa se bishaka ni imbaraga z'umwijima ziba zishaka gukerereza umuntu. Mu by'ukuri nubwo uyu mugabo business ye afite business nziza, ariko ugereranyije iyo myaka igihe yahereye zaramukerereje. Izi ni imbaraga zikerereza umuntu, ni imbaraga zikerereza umuntu ku buryo igihe watangiriye, igihe watekerezaga gukora business yawe, cyangwa se igihe watekerezaga projet runaka wenda gukora, cyangwa se igihe watekerezaga no gushaka, izi mbaraga zakomeje zigutera ubwoba, zikwereka yuko igiye kujya mu bitazashoboka.
impamvu cyangwa intego yazo nyamukuru ni ukugira ngo ibyo watekereza gukora bizikwereke ko bitazakunda. Aha ni igihe wabitangiye wageze hagati ukabona birimo biranga. Ikimenyetso cyo kujya imbere ntikirimo kwemera, watekereza gusubira inyuma nanone akaba igihe ureba ibintu umaze gutakaza ukumva ntibishoboka, ugahera hagati no hagati. Muri economy cyangwa se muri economics hari ibintu, hari ahantu bavuga ngo ni kuri break even point. Break even point ni igihe usanga business ishobora kuba irimo gukora nta nyungu irimo kubona, ugakora uribaza ukuntu wakora nta nyungu, cyo kora nanone ugasanga bavuga ko nta gihombo, kubera ko nibura icyo gihe business ibishobora kuba yakwishyura ibintu bimwe na bimwe, yakwishyura imisoro ya leta, yabasha wenda kwishyura abakozi bamwe na bamwe bakirimo, yabasha kugira kwishyura amazi, yabasha kwishyurira umuriro. Niyo bavuga ngo kuki umuntu akomeza gukora kandi atarimo kunguka, bavuga ko haba harimo gushaka kubungabunga no kugumana ibikoresho cyangwa se kurinda imari yari yarashoyemo aho ngaho. Ahangaha nta hantu umuntu yihangana, ariko uyu muyaga urimo gukubita ugira ngo usohokemo bivemo. Izi rero ni imbaraga zikerereza umuntu, ni imbaraga zikerereza umuntu kugira ngo agere aho arambirwe abivemo agenda ajya gushaka ibindi. Abantu benshi bageze, hari igihe umuntu aba arimo akora ibintu yagera hagati yahura n'akantu cyangwa se yahura na bene izi mbaraga zimuturutse imbere zamukubita rimwe gusa, aba ati ibintu nayo ndimo naribeshye, akaba bisohotsemo. Ku buryo ni ubwoko bw'imiyaga ni bubi cyane abantu b'Imana. Buriya Satani ni umugome, akerereza umuntu ikintu umuntu yagakoze mu myaka 2 akagikora mu myaka 10, ikintu umuntu yagakoze mu mezi 6 akagikora mu myaka 6, ikintu umuntu yagakoze mu gihe kigufi runaka gishoboka. Mu gihe umuntu yakize segonderi imyaka 6 yagenwe akayiga imyaka 12 buri mwaka busibiramo. Igihe umuntu yakabaye yiga primaire nayo y'imyaka 6 akayiga imyaka 12, yagera muri segonderi akayiga 12, yagera muri kaminuza akayiga imyaka yose ahora kuba. Izi ni imbaraga zikubita umuntu zimubuza kwambuka. Izi ni imbaraga zikerereza umuntu, ni imbaraga ubwoko bw'uyu muyaga ni umwuka ukerereza umuntu. Ikindi icya gatatu cy'imiyaga ni umwuka mubi, ni imbaraga zituma umuntu ahindura icyerekezo cy'ubuzima. Ni imbaraga zituma hari abantu benshi bahora ibihe byose bahora batangira, agatangira ikintu yakwigira imbere umuyaga wamukubita agasubira inyuma, akongera agatangira ikindi, akagisunikaho cyagera imbere umuyaga ukamukubita akongera agasubira inyuma, akongera agatangira ikindi, akongera akagerageza yakwigira hirya umuyaga ukamukubita akongera agasubira inyuma, akongera agatangira ikindi. Niyo ngo ubuzima buhora ari ugutangira, ni ugutangira. Buri mwaka natangiye company, warangira nkongera natangiye company, undi warangira nongera natangiye company, nongera buri guhora utangira buri gihe. Ariko ibyo utangira byose nta na kimwe usoza. Icyo utangiye cyagira hagati kikanga, niyo mpamvu birebaga ngo baragiye ngo bageze imuhengeri hagati ubwato buheraho, umuyaga urabimira ubabuza gukomeza imbere, uzunguza ubwato. Ndetse ntabwo bibiri twereka ko umuyaga wari mwinshi cyane uzunguza ubwato ngo twabonye ubushize, uzunguza ubwato bukenda kurohama, ariko wababujije gukomeza imbere. Wabujije gukomeza imbere rero barahagarara bahera aho ngaho. Niyo ngo icyo uyu mwanzi yashakaga ko ari kugira ngo bongere basubire inyuma aho batangiriye, eiza bareka urugendo cyangwa se basubire boze kongera batangire nanone. Uyu muyaga uguturutse imbere ushobora kudeviya icyerekezo cy'aho waruri ukagutwara mu kindi cyerekezo, ku buryo ushobora no kugenda ukisanga niba rugiye nko wenda uhagurutse nka Kigali werekeza mu majyepfo za Butare, umuyaga ukagugarura ukagutwara ukaza kwisanga ugeze nka Gatuna, cyangwa se wagusubije inyuma ugeze za Rwamagana. Icyo ngicyo, izo ni imbaraga z'umwanzi zihindura icyerekezo cy'umuntu. Ubwoko bw'Imana nagira ngo mbabwire ngo hagarara ushikame, wizere Imana, usenga Imana. Aho ngaho uri ntuhave, uhangane n'uyu muyaga, ugume uhangane nawo gucika intege, hanyuma utabaze umwami Yesu aragutabara. Niwe wenyine ubasha gutegekera umuyaga ukigirayo, niwe wenyine ubasha gutegekera uyu muyaga ukaguhinzira. Hari ibintu twakwibaza, ese ukibaza ngo kubera iki ubundi Yesu yari yabaretse ngo bagende bonyine, ko bari kumwe nawe, bari birirwanye nawe. Ahangaha naho yari amaze gukora igitangaza ko yari amaze guhaza abantu 5,000,
akoresheje imigati 5 n'amafi 2. Ibyo gitangaza bari bakibonye, bari biramwe nawe. Hanyuma igihe kikagera akababwira ngo noneho mwe nimujye mu bwato mugende, ndaza kubasanga hakurya. Ntiyaberetse uko yari buze, turibaza kuki yababwiye ngo bagende bonyine kandi adahari. Hari ibintu nka 3 turi bwigiyemo nanone muri interuro ye yakoresheje ababwira ngo nimugende, arababwira ngo babanze mu bwato bagende. Ijambo rya mbere yagira ngo Yesu yagira ngo abereke ko urugendo batagendanyemo nawe, urugendo utagendanye na Yesu ntirwashoboka. Ubwoko bw'Imana ndayambwira ngo urugendo utagendanyemo na Yesu ntirushoboka. Buriya abantu benshi bajya kuraguza, bagenda bapfumu bakabaha. Hari umugabo najyaga mbona bapfumu bajyaga yari icyo gihe yari yakiri umusore, hari abantu yabanaga nabo najyaga njya kubasura abashuti banjye, noneho yagiraga imiti abapfumu bamuha, akagira ibyo yisiga nijoro, akagira ibyo yisiga agiye mu kazi, akagira ibyo agenda hekenya, akagira biriya n'ukubeshya. Nta umuntu yaguye icyo adafite. Ntabwo umupfumu yaguha ikintu nawe ntacyo yifitiye. Umuntu ari mu nzu irimo imbaraga sinzi n'icyo banapfana n'ahantu habi. Ubonye nibura yiwe wenda umupfumu abaye afite nk'inzu runaka, nka etage mu mujyi ahantu nini ikomeye, business runaka zikomeye ari izabo, wenda banavuga uti nagiye ngira ngo nanjye bangeze nkaho bageze. Ariko uzi umuntu uramusanga ahantu iyo muzuza epfiye mu byaro, mu masaka, mu bishanga, nawe niyari ntagira n'urwara rwishima, hanyuma nawe ukajya kumbwira ngo nagufashe kubaho, kuko ibyo bintu si ukubeshya. Noneho uko ibanga bakoresha ni rimwe. Umuntu Imana iba yarakuremye ikaguha umugisha, noneho kubera ya miyaga irimo igukubita wowe ukagira ubwoba. Iyo ugize ubwoba wibeshya yuko ubuzima bukurangiranye, ya migisha bintu uyibone. Icyo rero abapfumu buriya akantu gake babakoreraho abantu babizera, waragendera ubwira ngo genda ngo urabona ngo uzakora ibi n'ibi ngo bizakomera, wowe ukavayo wizeye kwimbara ibyo yaguhaye, ibintu by'ivu yayoye mu ziko akubeshyesha, ibintu ibihu by'inyamaswa yakase yaguhaye, ukagenda ujyanye cya cyizere ko bizakunda. Si we wabikoze kuko umupfumu ntarema, ahubwo Imana yakuremye, yaremye ejo hazaza h'ubuzima bwawe, yateguye urugendo rwawe uko uzarugenda, yateguye imigisha uzahura nayo, wari ugiye kuyivamo kubera ubwoba bw'ubuzima bw'iriya miyaga igukubitishije. None icyo wasabwaga ni kimwe, kwari ukwizera Imana yakuremye, Imana yatangiye urugendo rwawe, Imana yagukuye hahandi wowe uzi kuvana ukiri umwana, cyangwa se n'amateka y'umuryango wawe uzi, nayo waganiwe n'ababyeyi bawe. Imana yagukuye hariya aho yari kugejeje, yashobora no kuhakurenza ikakwambutsa kugeza hakurya. Kubera bwabwo wari ufite rero wumvaga ko bidashoboka, uriya akaza akakubwira ngo birashoboka, ugendera kuri ka kizere kuriya, kuko Imana ari nyembabazi. Ntabwo Imana imeze nk'abantu, ari nk'umuntu yavuga ngo kubera yuko utanyizeye genda biretse. Ariko Imana no mu bujiji bwacu itwihanganira, no mu bupfayongo bwacu itwihanganira, ikavuga itoke reka nkureke wikomereze, kuko n'ubundi uyu mugisha nawuvuze kera, nari naravuze ko nzawuguha. Hari igihe Imana iba yarakuremye biraba ngo umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba. Hari igihe Imana iba yaragutoranyije mu muryango w'iwanyu kugira ngo ari wo uzakura uwo muryango w'iwanyu mu makuba yari arimo. Rero we wabona birimo bicamo ukagira ngo ni umupfumu wiguhaye, naho n'indi sezerano Imana yari yarahaye iwanyu. Yesu nashimwe cyane. Rero Yesu yagira ngo abereke ko urugendo batagendanye nawe rudashoboka. Urugendo utagendanye na Yesu ntirushoboka nshuti yanyu. Mwizere, mwemere, muhamagare, mubwira ze mugendane. Ko nutamuhamagara ngo mugendane ntabwo urugendo ruzashoboka. Icya kabiri, barimo hagati mu nyanja byabayobeye, barimo bataka, bashobe babona umuyaga wabuje gukomeza, batarimo bamubona. Ntago babonaga Yesu, ntiyari kumwe nabo, ntibamurebaga, ariko muri icyo gihe barimo bataka bagiye kubona Yesu abagezeho. Nabango nanone yarimo abigisha irindi somo rivuga ngo nubwo mwaba mutandeba, nubwo amaboko yanyu yabatamfataho, nubwo aya maso yanyu y'umubiri yabatandeba, ariko jyeweho ndi hose mba mbareba. Nubwo mwe mwaba mutazaho, ntago bari bazaho, ariko ko baherutse bamusiga hakurya, ariko ijisho rye ryari rikiri kuri bo. Yarimo babwira ngo naho mwaba mutandeba jye mba mbareba, naho mwaba mudatekereza ko ndi mba mpari, aho muzantabariza hose nzabatabara. Yesu nashimwe cyane. Yesu icyo yarimo kwereka bivuga ngo aho wantabariza hose, aho uzabona bigukomeranya ukampamagara, nzagutabara. Kuko yabagezeho mu buryo butunguranye, mu buryo batatekerezaga. Ndagira nkwifurize ko Yesu yagutungura mu gihe nk'iki, mu gihe utamutekerezaga, mu gihe wasenga gukumva isengesho ritazamuka, mu gihe wumvaga ko ubuzima budashoboka. Hari igihe ugera ahantu kumva ko ushobora kuba
Yesu atakumva, atagushaka, yakwanze, n'isengesho ryawe ataryumva, Satani akabikubwira. Nigeze kubaho ubuhamya ukuntu nageze igihe nanjye numvaga ko Yesu yanyanze. Nageze igihe nsenga no, ntabwo bishoboka. None se niba kukuri Imana inahana, ubu no kuvuga ko ku isi yose abantu barenga miliyari zirenga 8 9 zituye isi, ni njyewe umunyabyaha urenza abandi bose ku buryo ari yewe wahura n'ibyago nk'ibi inshuro nyinshi. Igihe nari ndi muri uwo mubabaro, muri ako gahinda, nibwo nabonye ko Imana itangaje abantu b'Imana. Imana yaransanze, iranganiriza, imbwira amagambo y'ihumure, inyereka n'impamvu zabyo. Kandi mu gahe gato niho nagiye gusenga nzi ko nzamara iminsi 3, ikazi kansubiza mu minota itarenga 15 nkongera nkambira nkataha. Muri icyo gihe abantu twari kumwe benshi barambwiraga bati buri hari umwana umwe nakubuye yabaye umugabo, ngo ndavuga abana kandi barakuze babaye abagabo. Yari inshuti yanjye igihe twari kumwe, arambwira ngo buriya noneho uyu munsi igihe cyose tugendaniye, igihe cyose tubaniye, nemeye kuri umurokore. Ndamaze ngo kubera iki? Arambwira ngo ibintu byakubayeho iyo biza kuba kuri jewe mba nariyahuye. Nta mpamvu yo kwiyahura, niyahura kubera iki? Ko Yesu arahari, Yesu aranze, Yesu arandinda, Yesu aho yankuye kariho kuri. Uyu munsi nkangwe nahanga, nkangwe n'akayaga gato ndimo kubona, nirengagize iyari ikomeye Yesu yantambukije, nirengagize aho navuye kubera ibyo ndimo kubona nonaha. Ndagira mubwire ngo nshuti yanjye, ibyo urimo kubona nonaha byigukanga, ahubwo kugira ngo urebe imbaraga z'ibya nonaha, reba imbaraga z'Imana yagukijije cyagiye. Aho kugira ngo kangwe n'imiraba urimo kubona nonaha, ahubwo wowe izera imbaraga z'Imana yagukuye hahandi cyagiye, uyu munsi reba hugeze. Ubuye ngo iyantambukije cyagiye, uyu munsi iracyari naho yagiye. Yesu wacu nashimwe cyane. Ntabwo Imana ntihemuka. Twakwibaza ngo nanone kuki ibintu bitatu twibaza ngo kuki Yesu yababwiye ngo bagende bonyine, kuki atajyanye nabo. Nabwiye ko icyambere kwari kugira ngo abereke ko urugendo batagendanye nawe ntibirimo gushoboka. N'inyigisho nanone aho uzagenda hose ikoreze Yesu urugendo rwawe, uhamuhamagare mujyane. Nujya kwiga umuhamagare mujyane, nujya ku kazi umuhamagare mujyane, nujya gucuruza umuhamagare mujyane, nujya guhinga umuhamagare mujyane, nujya korora umuhamagare mujyane. Ahantu hose ugiye hamagara Yesu mugendane. Aho kugira ngo ugende uhetse igikapu kirimo ibintu baguhaye by'abaringa bidakora, biriya ni ukubeshya. Aho kugira ngo ugende wikoreye ibikapu birimo ibyatsi bahiye hariya mu gishanga babeshya, biriya ni ukubeshya. Hamagara Yesu mugendane, kuko nta muyaga no muzahura nawe Yesu adategeka. Icya kabiri kwari kubereka yuko niyo yaba adahari kubageraho bishoboka, niyo baba batamureba kubageraho birashoboka. Icya gatatu nanone twibuka ko aho yasigaye biravuga ngo amaze gusezerera abantu gazamuka umusozi ajya gusenga, yaragiye kubasengera, yaragiye kongera gusabana na data, yaragiye kongera kuvugana n'iyamutumye, yaragiye kongera kuvugana n'iyamuhaye mission. Rero ngo nubwo waba utamureba, nubwo waba utarimo kumva ko ari hafi yawe, ariko ndagira ngo umutima we uguhoraho. Yaravuze ngo ninjye wabakunze, simwe mwankunze. Niki kindi kirenze ko umuntu yapfira inshuti ye? Ninjye waje mbashaka, nimugume muri jye ko nanjye ndi muri data. Yesu nashimwe cyane. Nidukomeza tugakuma mu rukundo rwa Yesu, tugakuma tumukunda, tugakomeza kumwizera, tugakomeza kumwiringira, ndagira ngo nta na kimwe tuzamuburana. Yesu nashimwe cyane. Wakwibaza nanone ngo ese niki gikomeza umuntu ntasubira inyuma kandi imbaraga zimusubiza inyuma ari nyinshi? Ni hehe umuntu akura imbaraga zo gukomeza imbere mu gihe abona ibikomeye cyane biri imbere ye? Niki gituma umuntu ashobora kwihangana akamara imyaka 10 20 ategereje ikintu kimwe kitaraza? Ni hehe umuntu akura gukomera mu rugendo nkuru nguru? Ndababwiraho nanone ibintu bitatu bikomeza umuntu bigatuma adasubira inyuma. Ahantu ushobora kuvoma imbaraga zatuma udatezuka, ahantu ushobora kuvoma imbaraga zatuma uhagarara ukareba imbere aho urimo kujya. Icyambere mbabwira ni impamvu y'urugendo rwawe. Yesu nashimwe cyane. Ikintu cyambere gikomeza umuntu kigatuma adasubira inyuma, kigatuma adatezuka ku ntego ze, ni impamvu y'urugendo. Iyo ugiye guhaguruka, ugiye gufata urugendo runaka, ubwo ndakoresha urugendo kuko ari ryo jambo twasomyemo hano, ariko nimvuga urugendo ntumve guhaguruka mu gace kamwe ugiye mu kandi gace, ahubwo wumve no kuva mu rwego rumwe rw'ubuzima ujya mu rundi rwego rw'ubuzima. Wumve go ari nko guhaguruka uvuye mu busiribateri ugiye mu rushako. Niki kirindira umuntu mu rushako? Ni impamvu y'urushako. Niba uhagurutse ukajya gushaka kubera ko umuturanyi wawe yashatse, iyo ntago ari impamvu y'urushako, ko igihe wa undi warebeye ujya gushaka nabivamo nawe uzabivamo. Hari abantu yigeze kumbwira ngo hano muri Kigali ngo hari ububari burimo abagabo batandukanye n'abagore, n'ububari bw'abadivorce.
So iyo ugiyemo rero condition ya mbere nuko ugomba nawe kubanza kugaragaza ko utakiri kumwe n'umugore wawe. Niba uri kumwe nawe ntibakwemerera. Hari umuhungu twabanaga yajyaga akunda kunsetsa cyane, yanywaga inzoga noneho akagenda akajya kunywa akabigera araye nko mu kabara kaza mu gitondo. Noneho ntago ndi buvuga izina rye, ariko niyo nanarivuga nabyo n'ubuhamya koko Imana nashimwe ko yakijijwe. Aza kujya kunywera mu kabari ngo agezemo asanga harimo abagabo 4 bose badafite amenyo. Yinjiyemo asanga abantu bose nta menyo. Ababonye ravuga ati se nanjye nyakuremo kugira ngo twicare dusangire inzoga iryohe. Barambwira ati ahubwo nturagira vuba nawe yakuremo. Babigira urwenya baraseka, ariko yaraje arambwira ati yageze mu rugo mu gitondo arankangura arambwira ati rero noneho nanyweye nyinshi. Ati uyu munsi nageze ahantu usanga mu kabari harimo abagabo 4 batagira nta numwe ufite amenyo, bose ni ibihanga. Amenyo hejuru yose nta. Ati mpageze ndababwira ngo reka nanjye nyakuremo kugira ngo dusangire. Icyo yendaga kuvuga ni iki, no kugira ngo bamwakire yumve ko yemera kuba yasanka abo kugira ngo basangire. Niba rero impamvu y'urugendo, impamvu y'urushako rwawe ugiye gufatira urugero ku bantu, ibyo bazakora nawe nibyo uzakora. Nujya kwiga kubera ko abaturanyi bagiyeyo niba bireka nawe uzabireka. Nujya gukora ikintu kubera ko abandi bagikoze, iyo si impamvu yo gukora ikintu. Kora ikintu ufite impamvu yawe y'umwihariko. Yesu nashimwe cyane. Kabone nubwo gisa nk'icy'abandi bakora, ariko impamvu zituma mugikora ziratandukana. Niba ugiye gukizwa, wikizwa kubera ko nakanaka yakijijwe, kuko wa wundi ureberaho nagwa nawe uzagwa. Wikizwa kubera yuko ubona ko wenda ukunze pasiteri wawe, ko n'umuntu nagwa nawe uzagwa. Si rimwe si kabiri twarabibonye. Wikizwa kubera yuko wenda hari umuntu runaka w'inshuti yawe yakijijwe, kuko hari abo twasanzemo, hari abo twareberagaho, ariko tumaze kugerayo badusigamo baragenda. Hari abaguye, hari ababivuyemo, hari abahinduye bajya mu yandi madini. Iyo uza kuba waragiye urebera kuri wa muntu wageramo akagenda, biroroshye ko nawe wagenda. Reba, sobanura neza impamvu yawe. Niki kikumotiva kugira ngo ukore icyo kintu urimo gukora? Niye mpamvu ufite igutandukanya na kanaka? Impamvu y'urugendo rw'umuntu iramurinda igatuma yihangana imiraba yose. Yesu nashimwe cyane. Bimwe mu bintu birinda umuntu muri icyo gihe ni impamvu yawe. Niki gituma urimo gukora ibyo ngibyo ukora? Niki cyaguhagurukije aho wahagurutse ukagenda ugiye kujya aho ngaho uri? Niki cyagutwaye? Icyagutwaye gishobora kuba gitandukanye n'icyantwaye. Dushobora kuba twahuriye, dushobora guhurira mu kazi nye nawe, ariko impamvu zanjye z'akazi zitandukanye n'impamvu zawe. Dushobora kuba dushobora guhurira ku ishuri, twicarana mu ishuri, twicarana ku ntebe, twese turiga, umwarimu n'umwe, turashaka amanota turimwe, ariko impamvu nyirizina yampagurukije injyana ku ishuri itandukanye n'impamvu yaguhagurukije ikujyana ku ishuri. Yesu nashimwe cyane. Rero impamvu y'urugendo rw'umuntu ni kimwe mu bintu bimuha imbaraga zo gukomeza rwa rugendo. Icya kabiri no gushyiraho aho urugendo rwawe ruzasoreza. Usetinga destination y'urugendo mbere y'uko rutangira. Mbere y'uko uhaguruka mu rugo, mbere y'uko ugiye gutangira iyo business runaka cyangwa se umushinga runaka, banza ushyireho ahantu uzarusoreza. Biraba ngo mpera mwitangira nkavuga iherezo. Nta na rimwe impamvu nta mushinga w'Imana ushobora kunanirana. Imana ibanza gushyiraho iherezo mbere yo kujya gushyiraho gutangirira. Yesu nashimwe cyane. Ndabaho urugero kugira ngo mubyumve. Iyo umuntu agiye kubaka inzu, niyo waba utari umwubatsi utazi kubaka, uragenda ugashaka abubatsi. Iyo ushatse abubatsi si bo bakubwira inzu zubaka, ahubwo wowe ubabwira inzu ushaka. Ndashaka inzu ifite ibyumba 4 cyangwa 5 na saro, cyangwa se ndashaka inzu ifite ibyumba 3 hasi, ikagira ibyumba 3 hejuru, ifite korodoro hano, ifite salle à manger, ifite sitting rooms 2, icyumba cyanjye ndashaka ko kizaba kirimo sitting room hano, cyangwa se intebe zo kwicaraho mu gihe wenda nk'abantu hari bibaye ngombwa ko abantu baza bazicara aha. Ukabasobanurira uburi mu bahinzu we warangije kubaka. Yesu nashimwe cyane ko ntago ari wari ugiye kubabwira inzu ushaka. Iriya nzu ushaka rero wamaze kuyubaka, urayifite. Icyo ugiye ni ukwereka bariya bafite ubumenyi bwo gukora interpretation gusa y'inzozi zawe. Ni nko kurota inzozi ukajya kubwira umuntu ngazi gusobanurira, ariko ubuzifite. Rero gushyiraho iherezo ry'urugendo, iyo ugiye gucika intege harakurembuza ngo ngwino wicika intege, ntago uratugeraho. Waduteretse ni nko gutereka ibuye hakurya y'inyanja
cyangwa se ni nk'uko wafata umwana ukamwambutsa ukamushyira hakurya. Iyo uri mu mazi hagati urimo woga ugenda, ntabwo ushobora gucika intege kuko umwana arakubwira ngo ngwino, cyangwa se n'ikintu cyose wakize hakurya kiraguhamagara ngo ngwino, kuko wicika intege utarangeraho ngwino. Rero iherezo ry'urugendo rwawe riraguhamagara. Yesu nashimwe cyane. Ntuzakore ikosa ryo gutangira urugendo utabanje kurusoza, nk'uko udashobora kujya kubaka inzu utabanje kubaka mu bitekerezo byawe. Waba warayikopeye ku y'abandi runaka wabonye, waba ari iyo witekerereza muri wowe, ariko uko byasa kose ujya gushaka abubatsi inzu yifite, ukababwira ngo ndashaka imeze gutya na gutya, barangiza bakajya kuyikubakira nk'uko wayibabwiye. Rero iyo washyizeho iherezo ry'urugendo rirakurembuza. Iyo ugiye gucika intege rirakurembuza, rikavuga ngo ngwino komeza, ntabwo uratugeraho, ngwino komeza, ntabwo uratugeraho, aho dusezeranyije ngwino turi hano, ngwino. Rero iherezo ry'urugendo rwawe riraguhamagara. Ni nk'iyerekwa ry'ubuzima, ni nko gukora business itagira vision, ni nko gukora ikintu kidafite vision na mission. Iyo udafite vision na mission, ibintu byose biranga, ariko iyo bifite birakurembuza, birakuvuga ngo ngwino, ntabwo uragera aho watubwiye kugera. Yesu nashimwe cyane. Umugabo umwe ni umukire cyane muri Amerika, yarasengaga, noneho Imana iza kumuha iyerekwa rya business azakora. Mwereka uruganda azakora ibintu bya plastike, agacuruza ku isi hose, ukuntu azakira. Imana imuha amasezerano, aragiye ararutangiye, arakora, ageze igihe ajya gushaka. Aragiye hamagaye umugore wagiye kubana, aramubwira ati rero ubwo tugiye kubana undi aramaze ukora ibiki? Aramubwira wabitangiye ute? Ati ni Imana yabimbwiye, Imana yambwiye ko ari umugisha wanjye uri, kandi yampereye umugisha, business dore ukuntu imeze. Barabanye, bamaze kubana, bageze hagati, reka rero haze ya miraba y'ubuzima irazira bakubita. Imaze kubakubita, rwa ruganda rurahomba rufite n'amadeni ya banka. Umugabo araza abwira umugore ati rero nafashe icyemezo, nati kimeze gute? Ati ngiye guhindura business, ngiye kujya mu bindi. Umugore arambwira ati ibyo ngibyo wabikubwiye yakubeshye, ntushobora kuyihindura ngo nkwemerere, kuko tujya kubana wambwiye ko ari Imana yabikubwiye. Keretse Imana niga rikongera kukubwira ngo bya bine nakubwiye bire gukora ibindi. Ariko niba Imana itongeye kubwira bwa kabiri, hagarara utekereze icyo wakora kugira ngo iyi business yongere haguruke, ariko si nkwemerera kujya mu yindi business. Yesu nashimwe cyane. Umugabo amaze kumva ko umugore amunanije, arongera asubirayo, aragenda avugana na banka yemera kongera ikamuha amafaranga, akongera agatangira nanone, akazongera akishyura, ariko yemeye kumuha loan hejuru y'indi loan. Yesu nashimwe cyane. Arakora. Uyu n'ubu tuvugana uyu munsi ni imwe muri business zikora neza cyane ku isi. Rero bantu b'Imana, intego y'ubuzima yawe, icyo washyizeho hari imbere, iherezo ry'ubuzima washyizeho, icyo wavuganye n'Imana, wicika intege kubera umuyaga uhuye nawe, wiva muri business kubera igihombo. Nese ni rutarahombye business. Nta muntu n'umwe ku isi y'Imana wigeze waba waratangiye business n'ihombo. Wacuruza zahabu wahomba, wacuruza ikawa wahomba, wacuruza peteroli wahomba, wacuruza ibigori wahomba, wacuruza inka wahomba, wacuruza ibishyimbo wahomba. Ariko hirya yo guhomba nanone harongera hakabakunguka. Upfa kuba gusa uhagaze aha udacika intege, kandi wibutsa Imana icyo yavuganye nawe. Yesu nashimwe cyane. Niba ugiye gucuruza, haguruka uvuga ngo ndashaka gucuruza, ngiye gutangirira hano, ariko ndashaka kuzicara kuri iriya ntebe, ndashaka kuzicara ku ntebe runaka y'abandi bacuruzi bo muri iki kigero bicaraho. Niba ugiye kuvuga ndahagurutse ndashaka kuba umukristo, ushobora kutavuga ngo ntabwo nzaba umukristo ku rwego runuru, ariko no, ndi umukristo, nicare ntegereze impanda, nivuga nzajya mu ijuru. Hirya yo kuba ntegereje impanda, ngomba gukora ubuzima bwanjye bugahinduka. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo nkeneye kuba umukristo kandi nanone wa wundi uriciro ry'umugani muri quartier, ninde nyiri ibibazo ni wowe, ninde nyiri nibi ni wowe. Oya, nkeneye kuba umukristo ugaragaramo ubwiza bw'Imana. Nkeneye kuba umukristo ugaragaza ko Imana nsenga ari Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Nkeneye kuba umukristo abantu baza gutura ikibazo nkagikemura, atari giye kujya gutura abantu ikibazo. Nta kintu kibi ku isi kibabaza nko kubura umukristo ukaba wajya gusaba umupagani, ukajya kubwira umuntu utizera, ukajya kumubwira ngo nukuri aravuga ati ya Mana ujye uvuga, ya Mana ujye usenga, byakugendekeye gute? Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana, ikindi kintu cya gatatu gishobora kugufasha kudasubira inyuma mu gihe cy'imiraba nk'iyo, mu gihe cy'imiyaga myinshi cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Ahangaha ninde muri kumwe muri cya gihe umuraba wawe waje? Ko ubyemera utabyemera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, imiraba y'ubuzima izaza. Iyi miraba y'ubuzima ntikangwa n'umuntu runaka, ntikangwa n'imyaka y'ubukure. Uri umwana iragukubita, uri mukuru iragukubita, uri umugore iragukubita, uri umugabo iragukubita.
iyi miraba ntibahangana nayo bakoresheje inkoni, ntibahangana nayo bakoresheje imbunda. Niyo ufite imbunda iragukubita. Hari umugabo wigeze kuba aba mu gisirikare, ariko igisirikare yo akajya bavuga nticyamuhiriye agahora aravuga ati ubuzima bwanjye buranza. Abana bakaza bakamucaho bakazamuka, ageze atangira kurwana no gusezera. Sasa atangira kurwana no kuvamo. Buri munsi agahora yandika asaba kuvamo, yandika asaba kuvamo, yandika asaba kuvamo. Noneho urebe ukuntu iyi miraba y'ubuzima ari mibi. Rimwe aza kugeza igihe yemererwa kuvamo, ariko nanone kubera ko yari yagejeje igihe ngirango cyo kuzamuka, icyo gihe byarashoboka. Wenda ubu ntibyashoboka kubera ko ibintu byose byabaye computerized, ariko icyo gihe cya kera, myaka yatambutse kera, ibintu nabaga ari ukwandika ku mafishi. Hari igihe izina ry'umuntu ryashobora kuba ryagaragara ku mafishi abiri cyangwa ku marisita abiri. Noneho icyabayeho ni iki sasa? Lisiti yo gusohoka yaraje, izina rye ririho, arasohoka. Akimara gusohoka, cya gihe baciye ahantu babanza kwigisha, babategura, babigisha ubuzima bwo hanze uko babayeho, uko bagiye kwitwara muri society n'ibiki. Igihe bagiye gusoza ngo batahe, hasohoka indi lisiti nanone iriho izina rye yazamuwe mu ntera. So hanga habaye ihurizo. Hari lisiti yasohotse mbere arataha, ariko taragera mu rugo hasohotse indi lisiti imuzamura mu ntera. Amahirwe ye make nuko bimwe mu bisabwa kugira ngo umuntu asohoke yari yarangije kubitanga byose, ndetse n'imperekeza yaramaze kuyifata. Nuvuga ngo deja yari yamaze gusohoka, yaragiye. Arongera ajyana umubabaro, kuko umuyaga wamukubitiye hariya. Igihe yananiwe kwihangana ngo ategereze ubushake bw'Imana, yarasohotse agiye kuzamuka, biraza abisikana nabyo. Ibi nibyo bimwe muri ya miyaga ibishaka kugira ngo bisikane n'amahirwe yawe. Rero ikindi kintu ngira ngo mbabwire cya gatatu, nuko ibaza ngo se muri iki gihe cy'umuyaga wanjye ninde ndi kumwe nawe? Umuntu muhagararanye muri cya gihe cy'imiyaga yawe azagufasha kwihangana cyangwa se azagufasha kubivamo? Ninde muri kumwe muri gihe cy'imiyaga yawe? Ko ubyemera utabyemera, imiyaga y'ubuzima iraza. Imiyaga y'ubuzima ikubita abantu bose itarobanuye. Ninde izasanga uhagararanye nawe muri cya gihe izaba yaje? Nisanga iri kumwe na turapfuye turashize, uhagararanye n'umuntu uhorana turapfuye turashize turarangiye, uzirukanka. Hari abantu kuri isi Imana bagira ubwoba n'inyoni igurutse aravuga ati turashize. Akantu gato karada ati turashize. Baravuga bati just haje muri iki gihe turimo kugira ngo tugume mu rugo, lockdown y'ibyumweru 2 ati turapfuye turarangiye, twishwe n'iki? Ntabwo ushobora gupfa. Imana irahari iraturinda. Iyo turinze cyagera n'uyu munsi iracyaturinda. Nibyo nabwiraga ubushize, mu bintu bitera umuntu imbaraga n'ubuhamya bwe n'amateka ye. Uyidahisha Imana ubuhamya kwibwira ngo wa Mana we ntacyo naba, kuko ndabizi na cyagiye warandinze, na cyagiye wankuye hano, wowe zira mbaraga yakoresheje na n'uyu munsi naho wahankura. Rero muri iki gihe cy'imiraba yawe uri kumwe nande? Aha ngaha bigusaba, iyo ugiye gutangira urugendo rwawe ugiye kugenda, bigusaba gutoranya cyane mu bantu bose muziranye, mu nshuti ufite, mu bavandimwe ufite, ninde muntu ushobora kugendana nawe muri iki gihe? Ese muri iki gihe cy'imiraba y'ubuzima bwanjye uyu muntu azamfasha iki? Muri iki gihe cy'imiraba y'ubuzima bwanjye niza irimo inkubita, uyu nguyu azamfasha iki? Muri we hajya havamo amagambo yo gukomeza abantu, cyangwa muri we habamo amagambo yo guca abantu intege? Muri we habamo amagambo akomeza abantu, cyangwa harimo amagambo aca abantu intege? Rero umuntu muri kumwe azagukomeza cyangwa se azagushishikariza gusohoka wirukanka uhunga imiraba yawe. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo iyi miraba y'ubuzima niko nababwiye ntirobanura, buri muntu wese iramukubita, nta muntu n'umwe. Ese twabuze twibaza ngo kuki Yesu yabagezeho atinze? Yabagezeho atinze isuku yari yaraniwe kuhagera. Hari impamvu ya mbere nuko babanje kurwana n'umuyaga, babanje gusunikana nawo. Haba igihe nanone Yesu ashobora gutinda kugeraho kubera ko akirimo kubona ukirimo kwirwanaho. Iyo ukirimo kwirwanaho ubutari wananirwa, Yesu akugeraho wananiwe. Yesu nashimwe cyane. Rero ni byiza yuko umutabaza mbere yuko ubanza kunanirwa n'imbaraga zibanze zishiremo. Igihe cyose umuyaga uje, hamagara Yesu. Niwe ntsinzi y'umuyaga w'ubuzima. Atari Yesu Kristo wenyine nta wundi washobora gutsindishiriza imiyaga. Yesu nashimwe cyane. Yesu yabagezeho bujya gucya. Bantu bimara yambwira ngo hari igihe umuntu areba iminsi ikamucika, imyaka ikagenda, wajye kubona ukabona bugukireyeho nta kintu ukoze. Ukamera nka Yoshua. Imana aramubwiye ngo Yoshua, ko mbona ugiye gusaza kandi ntacyo urakora.
bageze mu gihugu cy'amasezerano babamo, bafata ahantu hatoya baratura, ariko isezerano bari bafite ni ryo guhindura igihugu cyose, ntabwo ryari ryo guhindura agace kamwe. Imana igiye kubona Yoshua aho agace gatoya bafashe, baratuye barasinziriye. Imana amubwira ngo urimo urasaza kandi igihugu kiracyahari kugira ngo gihindure. Hari igihe ryo kubona ko urimo urasaza kandi intego zo gukora ziracyari nyinshi. Imyaka kubanye 50, imyaka kubanye 40 n'ingahe, nta mwana, nta mugore, nta kazi, nta buzima. Rero mbwira ngo iyo bugiye gucya, cyagiye ubona iminsi yagushiranye, cyagiye ubona imyaka yagiye, nta wundi muntu numwe kuri isi Imana uzahamagara ngo agufashe kiretse Yesu Kristo wenyine. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Yesu wenyine niwe wagutabara mu gihe nk'iki ngiki. Niwe wenyine wakwikoreza urugendo rwawe. Yesu rero ndagira mbabwire ngo ni twebwe dushobora kumukerereza, nitwe washobora kukwihorera. Icyo nzi gusa muziho muri kamere ye ntago yare kurangira. Ariko iyo maze kugera hahandi ubona ko bitagishoboka, wahamagaye inshuti zitaje, wahamagaye ba data wacu bataje, wahamagaye ba mama wacu bataje, wahamagaye bashiki wacu bataje, wahamagaye bakomeye bataje, Yesu araza. Nyamara niyo umuhamagara mbere yuko uhamagara bariya, Yesu aba yaje. Yesu nashimwe cyane. Niwe wenyine ushobora kudukiza iyi miraba y'ubuzima. Haleluya. Hari ijambo kuri 49 risekeje cyane ngo baramubonye aje bakimukubita amaso ngo bikanga yuko ari umuzima. Urebe kamere mu, kubera ko ubwonko bwacu n'imitekerereze yacu yagiye itsikamiwe cyane n'imbaraga z'umwanzi n'isi twakuriyemo. Twakuze batubwira imbaraga za shitani aho kutubwira imbaraga z'Imana. Twakuze batubwira cyangwa se badukangisha imbaraga z'abarozi, isi dukangisha imbaraga z'abarozi. N'abantu bakatubwira gukomera ko bapfumu aho kutubwira gukomera kw'Imana. Abantu bakatubwira aho kugira ngo batubwire ineza n'imbabazi z'Imana, aho kugira ngo batubwire gukomera kw'Imana, aho kugira ngo batubwire urukundo rw'Imana, ahubwo batubwiye imbaraga ziba mu bapfumu. Ni ibintu biteye isoni binasekeje kubona abantu, umuntu wize wakagombye kuba afite nibura n'icyo cyizere akavuga ati nge narize amashuri mfite azambeshaho, cyangwa se wenda nkomoka mu muryango uyu n'uyu, wenda ibi byari byo byose nintabona ibyo nishakiye nkanjye imitungo cyangwa se ibyo nasanze mu muryango iwacu bizabaho. Agahaguruka agafata inzira akizera imbaraga ziri mu mupfumu, agiye gusanga ahantu muri quartier runaka udafite n'ihene mu rugo, ukajya kumusaba kuzatunga inka 1000 cyangwa 500, ubisaba adafite n'ihene mu rugo. Hari igihe ureba abantu ko batari kubu, abantu batekereza gute koko? Kubera ko kenshi bahoze kuva kera babayeho bababwira gukomera ko bapfumu, gukomera ko imizimu yiwabo, gukomera ko badayimoni, gukomera ko iki n'ibiki, abari byo bizereramo. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu afite imbaraga zirenze z'abantu batekereza. Yesu afite ububasha burenze ububasha utekereza. Iyo mizimu gukangisha, Yesu afite imbaraga hejuru yayo. Abo bapfumu gukangisha, Yesu afite imbaraga ziri hejuru yayo. Iyo mizimu yo mu bisekuru by'iwanyu bagukangisha, Yesu afite imbaraga ziri hejuru yayo. Uwe mwemerere gusa, mwemerere umwakire mu mutima wawe, umwemerere umwakire mu mutima wawe, urebe ukuntu guhindurira amateka. Yesu nashimwe cyane. Bireva ngo Yesu amaze kuhagera ngo aratambuka yicara mu bwato, amaze kwicaramo ngo ubwato buratuza n'umuyaga uratuza. Ubwoko bw'Imana, emerera Yesu yinjire mu bwato bwawe, emerera Yesu yinjire mu buzima bwawe. Namara kugera mu buzima bwawe, ibibazo byawe biratuza. Emerera Yesu yinjire mu buzima bwawe, namara kugera mu buzima bwawe buratuza. Yesu nashimwe cyane. Numara kumwakira muri wowe, ubuzima bwawe buratuza. Araza kuguha icyerekezo cy'ubwato bwawe. Amaze kuhagera umuyaga uratuza. Reka Yesu akimara kwinjira muri wowe, umuyaga utuze mu izina rya Yesu. Reka uwo muyaga utuze mu izina rya Yesu. Reka uwo muyaga w'ubuzima utuze mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zakurwanyaga ziguhunge mu izina rya Yesu. Rero mbere y'uko nsoza ndagira ngo nakire abantu, umuntu aho waba uri hose, aho waba uri hose ukeneye kwakira Yesu umwami n'umukiza, ntabwo uri buhamagare uko muri uyu mwanya ntabwo biri buze gukunda, ahubwo ndagira ngo gusa uri kuri radio yawe tugiye gusengana isengesho, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Numara kwakira Yesu wowe umubwire ngo Yesu ndagira ngo nkwakire, ubu bwato bwanjye aribwo buzima bwanjye, ni inyanja ndimo ari isi ntuyemo, imiraba yayo, intambara zayo, ubuzima bwaho ntabwo nge nabwishoboza, nkeneye wowe ubishobora, nkeneye wewe waremye byose. Yohana yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Ndagira mbwire ngo ibi byose ubona kuri isi ni Yesu wabiremye. Yesu nashimwe cyane. Rero yabaca kugukiza,
yabasha gutambutsa hakomeye, yabasha gucisha mu gico cy'abambuzi, yabasha kukurenza ibihe urimo runaka ntazi. Ibyo ngibyo ubona bikugoye, kuri Yesu biroroshye. Ndagira ngo dusomane iri jambo hamwe nge nawe, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, dusome igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 9 n'umurongo wa 10. Biravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Iryo ni ubundi busobanuro bwo gukizwa mbere na mbere niki? Nuko watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye. Iyo utemera ko, nigeze kuganira n'abantu bamwe, n'umuntu umwe muri rindi dini, ntabwo ndi burivuge, bo akambwira ukuntu bemera Yesu. Noneho ikintu nabonaga baramwemera, ariko ntibemera bemera ko yavutse ku gitangaza, bemera uko yabayeho, ariko iyo bageze gupfa no kuzuka baravuga ngo ngo ntago ari we wapfuye, ngo ahubwo ku musaraba ngo bashyizeho undi muntu ngo arapfa, ngo ariko Yesu ntabwo yigeze apfa ngo azuke. Iyo wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukemera yuko yapfuye, Imana ikamuzura, nuvuga ngo uba wemera n'umuzuko, wemera yuko impanda nivuga igihe cy'imperuka abapfiriye muri Kristo Yesu uwo munsi bazazuka, bagahabwa icyubahiro no kurabagirana, bakabana n'Imana Data. Abandi bapfiriye mu isi, abapfiriye mu byaha, abamuhakanye, abahakanye agakiza, abahakanye ubuntu bw'Imana, bakazukira gukorwa n'isoni. Rero niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Umurongo wa 10. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza, akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Wizeza umutima wawe ukabarwaho gukiranuka, ukatuza akanwa kawe ugakizwa. Rero wowe nyumva, ndagira ngo dusengane iri sengesho. Banza usubiremo aya magambo. Mwami Yesu, nje imbere yawe, ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye, naracumuye, nagiye kure yawe, ndakwinginze Yesu, nyakira, ndaje ndushye, kandi waravuze ngo abarushye n'abaremerewe bagusangura baruhura. Nanjye ndaje kandi ndarushye, ndaremerewe, nyakira Yesu, mpagakiza kawe. Izina ryanjye ryandukurwe mu gitabo cy'abarimbuka, ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none n'iteka ryose mbaye wawe, uzandinde, uzankomeze, kandi mwami igihe uzaza gutwara itorero ryawe ryari ritagira ikizinga n'umunkanyari, ukavuza impanda yawe, uzampe kuyumva, nanjye nzagende. Mu izina rya Yesu, amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, ndagushimiye kuri mwene data uyu kwakiriye mwami n'umukiza. Ndagushimiye mwami ko ari warasubiye inyuma wongeye guhaguruka. Mwami Imana, ndakwereka ndetse n'utari wakwemera kugeza uyu munsi, reka impuhwe n'imbabazi zawe zigere kuri buri muntu wese. Mwami Imana, ijambo ryawe ritwigishe kukumenya, kukubaha no gukiranukira uko bikwiriye. Maze rero Mwami Imana, mu gihe nk'iki turimo nk'abanyarwanda, turimo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ndakwinginze komeza imitima y'abanyarwanda, komeza Mwami Imana udukomereza amasezerano waturokoye cyagihe mwami, waturokoreye kugira ngo uyu munsi tube turiho, twubake igihugu cyacu, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu, ndetse kandi tube tuvuga ngo ejo hazaza ntibizongere. Uriya mwanzi atsindwe by'iteka ryose. Mwami Imana, dutsindira ibyago, dutsindira iki cyorezo cya coronavirus mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe ufite imbaraga kuri buri kintu cyose mwami. Ibidashobokera abana b'abantu kuri wewe birashoboka, ibyananiranye ku baganga kuri wewe birashoboka, ibyananiranye ku bana b'abantu kuri wewe birashoboka mwami. Wabasha kudukiza, wabasha kuturengera. Kandi nanone Mwami Imana, si abanyarwanda gusa nsengeye, ahubwo ndakwereka n'abatuye isi yose mwami. Hagarika impfu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abami, turakomeza kukuramburira amaboko tugushima, kuko kugeza uyu munsi mu Rwanda mwami ntabwo twari twumva kesi y'umuntu wishwe nayo. Rero kuko ukomeje kuturinda, bari kurinda n'abaturanyi bacu, bari kurinda n'ibindi bihugu byose mwami. Reka uyu mudayimoni ahagarare mu izina rya Yesu. Reka uyu mudayimoni wa coronavirus ahagarare mu izina rya Yesu. Ni wowe ufite igisubizo mwami kuri buri kintu cyose, ni wowe utegeka byose bikemera. Turategeka iyi dayimoni guceceka, turategeka iyi dayimoni guhagarara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana, twizere ijambo ryawe, twizere kuri Imana ishobora byose, bikore kugira ngo yubahishe nk'Imana. Urakoze rero, mpesheje umugisha buri muntu wese wankurikiraga mwami. Reka uhaze kwifuza kwa buri muntu wese mwami. Urakoze nyiribihe, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha bwoko bw'Imana.